batanze ikiguzi bakavuga ngo tugiye muri Afurika kubwiriza abanyafurika impano duhaye Imana n'ubusugi bwacu ntabwo tuzigera dushaka. Tuzabwiriza imva zabo zirahari, tuzi aho bashinguye, ariko twe ntitwiteguye gutanga ikiguzi habe na gito ngo bene wacu bari kunywa urumogi bavemo, abantu bave mu tubari. Ntibidushishikaje, nta nubwo bitubabaje. Niba utababajwe na bene wanyu mufitanye isano y'amaraso, uzajya Sudani na Somalia. Dukeneye umwuka wera, dukeneye umwuka wera. Hanyuma hari inyungu tuzabona umwuka wera naza, hari inyungu tuzabona umwuka wera naza. Inyungu ya mbere, ibyaha bizagabanuka. Nimuntera amabuye, ibyaha byose muzi biri hanze no mu rusengero ubishatse wabibona. Subiremo, ibyaha byose muzi biri hanze no mu rusengero ubishatse wabibona. Umunsi umwuka wera yaje ntabwo ibyaha bizavogera. Yesu yahanura kuri Yesu yaravuze ngo duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Ahantu havutse uyu muhungu yitwa Yesu n'umwuka wera, ibyaha ntabwo bivogera. Ntabwo bizi uko bibonye iyo umwuka wera ahari. Ariko iyo umwuka wera adahari biravogera gusa. Nemera ko twese turi abanyantege nke, ariko sinkunda umuntu gukora ibyaha by'ibigambirirano. None hakajya avuga ngo ngiye muzamfata uko niko nteye, uteye nabi. Niba utera imbuto z'umwuka wera ntabwo ari uko abantu Imana bakagombye kuba bahari. Umwuka wera naza ntabwo ibyaha bizavogera, ntabwo ibyaha bizavogera. Ariko ndeka mbabazi, ninde yabamaze ubwoba koko ku buryo watinyuka igaburogera ubizi neza ko wakuyemo inda? Hari ibintu ngiye bidakwigwa mu mutwe wanjye, bidakwigwamwa pe. Ugakuramo inda ugahituza ukagigaburogera cyangwa se ukaritanga utihanye guteze. Ukagambanira umuntu bakamufunga ubizi neza ko arengana, hanyuma ugahituza kugigaburogera. Umwuka wera naza ibyaha bizahunga, ibyaha bizagabanuka mu bantu b'Imana. Bisigari ibisanzwe ko umugore agira abagabo babiri, bisigari ibintu byoroshye. Abagabo burumva aho twe turasonewe, ntimubizi ko dusonewe. Hari saga imaze igihe ya Balthazar, ntimayumvisha inkuru ya Balthazar? Mwarayumvisha? Comment zatanzwe nakurikiye nyinshi, baravuze ngo usiga itangaje ni iki, ngo ahubwo ngo abagabo bose ni ba Balthazar, ngo nuko batifotoje gusa. Nani birasa nkaho bimenyerewe. Ntabwo umwuka wera ahari, ntabwo byaba bimeze bityo. Icya kabiri, ingeso zizahinduka. Icya gatatu, ibikomere bizakira. Ntabwo mwakumva icyo mvuze. Buri masegonde 40 ku isi umuntu ariyahura. Byibuze miliyoni hafi hagati ya 7 n'8 buri mwaka abantu bariyahura kubera agahinda gakabije. OMS ivuga ko ibonye abantu 10 bari hamwe, hafi 4 bose baba bafite indwara zo mu mutwe. Kandi muri abo harimo n'abantu b'Imana. Iyo umuntu agize umubabaro ntuvugwe, uzana gukomereka kw'amarangamutima, bikoresha ibyaha, bitera indwara, byinjiza abadayimoni, bitera gushidikanya Imana, byica umunezero. Kera najyaga mbona abarokore badaseka nkagira ngo nukuba abanyamwuka, kumbe barumiwe. Hari ukuntu biba byaratubanye byinshi kabura aho bikwigwa, ukabona umuntu yafunze isura. Twageze aho Imana itangira umunezero, ariko abantu ntibanezerewe. Umwuka wera naza azomura ibikomere. Bibiliya iravuga ngo uwo mwuka, Yesaya 61 haravuga ngo yasigiwe gukiza imvune z'umutima, ashobora gutanga ikamba mu cyimbo cyiwe. Umwuka wera naza azomura ibikomere. Ikindi, tuzamenya abo turibo, tuzamenya impano zacu n'imihamagaro yacu. Hari ibibazo byinshi tugomba kumenya gusubiza nk'abanyetorero. Ndinde muri Kristo Yesu, naremewe gukora iki, niye mpano mfite, nuwe muhamagaro uri ku buzima bwanjye, ni bande bafatanya bikogwa, ni ruhe ruhande mfite mu imbaraga.
kuko akenshi dushira imbaraga mu gufuka intege nke zacu, kandi hari urundi ruhande ufitemo imbaraga wazamura rugahindura isi. Hanyuma iby'Imana yashizemo nihe nkwiye kubikorera. Niba udashobora gusubiza ibi bibazo, uzakora amakosa menshi mu buzima. Umuvugabutumwa yitwa Munoro yaravuze ngo ahantu hakize kuruta ahandi ku isi ni kwirimbi, kuko abantu bapfana ubwenge n'amaproje atashizwe mu bikorwa, ariko n'icyo Imana yabaremeye bagapfa batagikoze. Ni gute twaba tuvuga ko twuzuye umwuka wera utazi ngo ndinde muri Kristo? Abantu benshi bafite crise ya identité. Noneho crise ya identité agashaka kuyuzurisha ibintu bizaba umugisha igihe uzamenya uri we muri Kristo. Ikindi, umwuka wera naza abantu bazabasha kwera imbuto. Ushatse abaririmbyi benshi wababona, ushatse abashumba benshi wababona, abadiakoni barahari benshi, ariko kubona umuntu yera imbuto wagenda bukira pe. Merwa kujya kudodesha umwenda kuri mwene data. Noneho ndamubwira uyu mwenda urihutirwa, duhana umunsi azawumpera. Nagomba kujya mu ivuga butumwa hanze y'igihugu. Aranyihorera arenzaho ukwezi n'ibyumweru 2. Noneho njya kumureba hadodera ntiyasaba n'imbabazi. Ndibaza niba agenza gutya pastor abaturage ntibashize. Kubona umuntu baza akaguhera ibintu mwavuganye igihe bijya bimbabaza. Iyo abapagani bavuga ngo hagukoresha umukristo nakoresha utari we. Kubera iki? Batubuzeho imbuto. Dukiye kuba abantu babizego. Mu minsi ishize narindi muri Kenya ahantu hitwa Siri, abantu benshi barahazi, hari ibintu bihenduka. Ni mu Basomali. Barambwiye ngo hano Isiri niho hantu bibagirwa amafaranga muri shop ukagaruka bakayagura. Niho honyene wibagirwa telefone bakayikubikira bakayigushira no ku muriro no kuzukana nawe uko ugenda wemeza impinduka niko ugenda none twebwe abantu bibira telefone mu rusengero bikagera igihe gukorera Imana bikakorohera. Mwarese tukibwiza ukuri koko umurimo w'Imana utangirira dukeneye umwuka wera kugira ngo tugire imbuto. Ikindi nanone umwuka wera naza tuzabona ibitangaza by'ukuri bitari bihimba. Yose utakoranye urukundo ushobora kutayigorora. Byinshi muri iki gihe barabihimba. Hanyuma urukundo ruvaye. Nigeze kubwira abakristo bo mu rusengero hano nasengeraga nababwiye ngiye nshaka kuzuza abantu mu rusengero nahanura bikagera igihe gukorera Imana bikakora. Mu bantu 500 waburamwe umuntu urwaye umugongo. Imana utangirira imbere muri wewe. Mu bantu 500 waburamwe umuntu ufite amakimbirane n'umugore we. Mu bantu 500 waburamwe umuntu ufite ideni rya banki. Imirimo yose utakoranye urukundo ushobora kutayigorora. Ibitangaza byinshi bihari ibyi barabifekinga nibihimba. Mwuka wera naza hazongera kubaho ibitangaza bitari bihimba. Ikindi nanone bikagera igihe gukorera Imana bikakorohera. Niba hari krize isi ifite ariko n'itorero rifite urukundo muri bene data, abantu bazaba bikunda badakunda babo. Mu byasho baravuga ngo wakoze byose neza ariko mfite ico nkugaya nuko ari urukundo rwa mbere. Hari urukundo wakunda Imana rwakubyusa nijoro gusenga rugatuma usoma Bibiliya nta wabigutegetse rugatuma ushaka karimo wakorera Imana hanyuma ukanakunda abandi. Ariko muri iki gihe gukorera Imana no kwizerana biragora. Umurimo w'Imana. Ikindi nanone hazaba ubumwe bw'abana b'Imana. Inkuta z'amadini zizasenyuka abantu bazuzuzanya mu mpano. Ari imyaka namaze njya kubwiriza mu Buhindi. Noneho abasiramu babo bakadukunda bakaduha ibyo kurya. Hanyuma urukundo ruva mu none tukabaza ariko ko muri abasiramu tukaba abakristo ko tubona mwaduhaye keya nyinshi habaye niko ugenda wubaka ubusabane n'umurimo. Tumwe ntabwo muzi ikibazo kiri hano abantu batotezwa ni babiri ni abakristo n'abasiramu. Kuko duhuriye ku gutotezwa rero mureke dukundane. Mbibutse ko mu isi tutaje gutembera. Muri iyi mpamvu mu rusengero mubona duhora dupezanya, bamwe baguze ibyuma bingana gutya turagura ibingana gutya, abandi bakoze ibi natwe dukora ibi. Yani ibintu byo gupezanya ni kubera ko tudafite icyo dukora. Umunsi nge nawe tuzahurira muri Somalia, ntabwo nzakubaza idini usengeramo, tuzaba duhuriye kuri Al-Shabaab. Ariko hano kuko tudafite icyo dukora twirwa dupezanya, twirwa turebanaho, muzumva ibintu abantu bihana, Imana imbabarire kurebanaho, gukora umurimo wadutu. Ni ibyaha gusa by'ubunebwe
bidafite imirimo yose utakoranye urukundo ushobora umwuka wera naza hazaba ubumwe bw'abana hanyuma b'Imana. urukundo ruva mu kwemera gusa na Ntabwo Yesu mwakumva icyo mvuze, ariko ngenzi nawe. neza Ugenda abantu witaza bose bize uranyuruka, medecine ugenda n'abanyetorero usabane n'umuremyi baramutse wawe. bahuje umutima Hanyuma bikagera bakora igihe ibitaro bya gukorera mbere muri Imana Afurika. kwemera gusa na Yesu upfana Abantu nawe, bize umurimo itangazamakuru w'Imana muri nawe, kaminuza ugenda bakijijwe wemera izo baramutse mirimo bahuje ukase, umutima ugenda bakora wubaka igitangazamakuru ubusabane kiruta n'umuremyi wawe. arijaza. Bikagera igihe gukorera Imana Ariko ibintu dukonsoma ku mbuga nkoranyambaga utangirira ni imbere byinshi muri wowe. nta nubwo bifite Nagira ngo ubuzima mbibutse ko mu bwinshi. isi tutaje gutembera. Abantu bari ku mbuga nkoranyambaga bavuga ku ngo abenshi nabo zananiye. Mwebwe muzubatse neza mwaricecekeye, hanyuma tugakonsoma ibituma urubyiruko rwacu ruzinukwa gushaka. Ruva mu kwemera gusa na Yesu. Dukeneye ubumwe bw'abana b'Imana. Mu ndebe mbabwire, Imana ntiyakora ikosa ryo gufata ibintu byose ngo ibishyire mu muntu umwe, ntiyakora ikosa ryo gufata ibintu byose ngo ibishyire mu itorero rimwe rizi gusenga, irindi rizi gutanga, irindi rizi kuramya, irindi rizi kuvuna. Iyo bahuye bubaka umubiri wa Kristo Yesu. Dukwiye kubaho mu buryo bwuzuzanya. Imirimo yose utakoranye ikindi nanone ushobora kutayigororera. Umwuka wera naza, hanyuma urukundo umuryango uzaba wubatse neza. Ndavuga famiye izaba yubatse neza. Icya cumi itorero rizaba riri mu mwanya wayo. Itorero rifite inshingano eshanu: ni itabaza ry'igitereko cyaryo, ni urumuri rw'amahanga, ni umunyu, ni umutwe muri byose, ni umudugudu utabasha gutwikira. Itorero rizahagarara mu mwanya wayo. Ikindi nanone abantu bazumva mu ndimi z'iwabo. Umunsi umwuka wera amanuka, buri wese yumvishe mu rurimi rw'iwabo. Hariho verisiyo imwe dufite yo kuvuga mu ndimi, iriya ndayemera, nemeranywa n'icyo Bibiliya ivuga. Ariko hari indi verisiyo yo kumva mu ndimi z'iwabo. Abaganga umwuka wera akwiye kumanuka, abaganga bakumva mu rurimi rwabo. Dukeneye abaganga azi gutandukanya indwara z'ihungabana n'izisanzwe n'iziva ku badayimoni, kandi ibiganza bikaba bifite ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Abacuruzi bakwiye kumva mu rurimi rwabo, abanyapolitike bakwiye kumva mu rurimi rwabo, abasirikare bakwiye kumva mu rurimi rw'umutekano. Impamvu isi itatwemera ni uko tuvuga mu ndimi batumva. Nyine twarabacanze, tuvuga ibintu bidasobanutse, ariko umwuka wera arasobanutse. Abayahudi ntabwo ari abakristo, nta nubwo bamwemera, ariko bo kubana n'Imana kwabo bifite igisobanuro cyo kuba umutwe muri byose. Ruva mu kwemera gusa na Yesu. Mundireka mbabaza, upfana nawe no kuzukana nawe. Umuntu yakoze smartphone nta hantu nzi ko akijijwe. Niko ugenda wubaka ubusabane. N'uwakoze Google ashobora kuba adakijijwe, ariko bidufitiye umumaro. Gukorera Imana bikakorohera. Abasore bacu ubu kuzura umwuka wera kwabo bizarangirana n'igisirimba gusa. Nimwumve ko ngo wanye igisirimba, naco mpfa n'igisirimba. Igisirimba kizatuma utagwara diabete, igisirimba kizatuma wiyumva neza, ni na terapi, kubera ko kumara isaha yose ubyina wahagaritse ibindi byose ni terapi nziza. Ariko bikwiye kurenga gusirimba tukavumbura ibintu isi yagendera. Bikwiye kurenga gusirimba tugakora ikintu kigaragaza ko Imana iri kumwe natwe. Abantu bakwiye kumva mu rurimi rw'iwabo, hanyuma ubutumwa bwiza buzagenda bugere ku mpera y'isi. Tuzabona ababyeyi barera ububyutse, barera impano. Ikindi nanone hazabaho ibyiringiro byo kubaho inaha n'ibyiringiro by'ijuru. Tuzabona umugisha w'Imana uza ku buzima bwacu kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bubwirizwe. Amerika niwo mugabane wavumbuwe nyuma. Abongereza bawuvumbuye, ikintu bakoze barasenze, hanyuma bakora ikintu cyiza cyane, bohereza abamisiyoneri. Uzi ko umugisha Amerika ifite wakomotse kuko bohereje abamisiyoneri. Imana yabahaye umugisha ngo ubutumwa bwiza bukomeze bubwirizwe ku isi yose. Nibo bakoze indege kugira ngo itware abajya mu ivugabutumwa. Imprimeri ya mbere yakoze Bibiliya. Umugisha bafite ukomoka mu kuba bafite umutima wo gusukwirwamo abandi. Twunamisha amaso dusenge. Dukeneye umwuka wera, dukeneye guhembuka, dukeneye ububyutse, dukeneye ububyutse bugera muri buri nguni y'umutima, muri buri segiteri yose umwuka wera akinjiramo akazana impinduka mu buzima bwacu. Urumva twasengana? Ushobora guhaguruka aho uri, hanyuma
ukabwira Imana icyo wifuza. Dushobora gusengana, ubishaka wahaguruka tugasengana, hanyuma ukabwira Imana icyo wifuza. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'uyu munsi twizihiza Pentecote. Turasenze ngo Umwuka Wera atuzanire gushibuka, atuzanire guhembuka, atuzanire gutoha. Umwuka Wera agarura ibyiringiro mu bana b'Imana. Abari bacitse intege basubizwemo imbaraga. Umwuka Wera akiza indwara. Umwuka Wera yimura abadayimoni. Umwuka Wera akureho intege nke zihinduka imbaraga. Umwuka Wera akora imirimo itangaje mu buzima bwacu. Umwuka Wera twemeza intege nke zacu kandi adushoboze no kuzihindukaho. Umwuka Wera dusengere kuko tuzazi uko dukwiriye gusenga. Ubuntu bwawe bubane natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.